ramba ndetse ugire amahoro wokurikiranye Lioness 250. Nongeye kugaruka kuri wa mwanya wacu, kuri wa mwanya twihaye wo kujya twibukiranya ku bikorwa byacu, ibyo dukwiriye kunoza buri munsi, ibyo dukwiriye gukosora kugira ngo dukomeze gusigasira ubuzima bwacu kandi turusheho kububungabunga. Ndagushimira cyane rero wowe wamaze gukora subscribe. Narakubwira nti ukomeze usangize abandi ibyo tugenda twibukiranyaho maze nabo bikomeze bagirire akamaro. Nawe rero utarayikora nakubwira nti uyikore kugira ngo byo tuzajya twibukiranyaho bijye bikugereraho ku gihe kandi nawe ukomeze ugire uruhare mu kwibukiranya kwacu. Uyu munsi rero nje kukwibutsa ikintu cy'ingenzi cyane kandi ni ikintu urebye akenshi ushobora kuba wibeshya ukagikora ariko burya ntago ari cyiza. Uyu munsi nje kukwibutsa ku kintu kijyanye n'ibikoresho by'ikoranabuhanga ko atari byiza igihe ugiye gusinzira. Ibyo bikoresho rero ahanini iyo bavuze ibikoresho by'ikoranabuhanga ni bino bifite urumuri ukoresha ari uko biri gutanga urumuri. Biriya bikoresho rero ntago ari byiza kubikoresha mu gihe ugiye kuryama. Ibyo harimo twavuga nka telefone, cyane abantu bakunda gukoresha telefone, televiziyo, za mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho byose bitanga urumuri iyo uri kubikoresha. Biriya bikoresho ngo kubikoresha ugiye kuryama ntago ari byiza kuko birakudistabinga cyane cyangwa se birabangamira kwa bya bitotsi byawe warugiye kujyaho. Niyo mpamvu rero ukwiriye kubizimya. Ikigo gishinzwe ibijyanye no gusinzira aricyo National Sleep Foundation cyavuze ko mbere byibuze iminota 30 ukwiriye kuzimya bya bikoresho kugira ngo ubashe gusinzira neza nta guhungabanya ibitotsi byawe. Niyo mpamvu rero kandi batubwira bati nibe umaje no gusinzira cyangwa se ugiye gusinzira bya bikoresho umaje kubizimya ni byiza ko ubishyira kure yawe. Batanga urugero rw'uko ukwiriye kubishyira muri fiti 3. Ni ukuvuga fiti 3 ugereranije no muri mezire zo tumenyereye gukoresha cyangwa se mu bipimo tumenyereye gukoresha ni nka metero. Niba uryamye ugomba gushyiramo umwanya wa metero hagati yawe na telefone cyangwa se na mudasobwa cyangwa se na televiziyo. Ni ukuvuga rero ibi bintu dukwiriye kubyitaho. Hari umugihe usanga umuntu aryamye ku musego iruhande rwe harambitse telefone kandi ubwo agasinzira yari ari no kuri chat. Biriya bintu ntago ari byiza cyane. Buhoro bigenda bikwica hahandi uzageraho ukazajya ubura ibitotsi ukibaza uti se nabitewe n'iki kubura ibitotsi, kandi ntuzamenye ko ari ya telefone wakunze gukoresha mu gihe ugiye kuryama. Ni byiza rero ko ukwiriye kubihagarika. Ikindi kiza baratubwira bati byaba byiza ufashe igitabo ukagisoma. Buri gitabo kugisoma bizakurura ibitotsi ariko mu buryo butuje, kuko iyo uri gusoma igitabo ntago hazamo urusaku cyangwa se urumuri nka rwa rundi ruva muri cya gikoresho cy'ikoranabuhanga ukoresheje. Rero duhagarike kujya dukoresha telefone cyane tugiye kuryama. Wihe icyo gihe cy'iminota 30 cyangwa se isaha ubundi ubone kuryama, kandi telefone yawe uyizimye. Bibaye byiza wayizimya cyangwa se ukayikuramo amajwi n'urumuri byabangamira bya bitotsi byawe. Ubundi wisomera igitabo mu gihe ugiye kuryama. Urabizi ko niyo nk'umwana ugiye kumuryamisha kugira ngo asinzire neza akenshi bamusomera nk'ibitabo. Nawe rero nufata igitabo cyawe ukaba uri kugisoma za nkuru ya makuru yasohotse ukaba uri kugenda bikwinjiramo gahoro bikuzanira ibitotsi kandi ibitotsi bidafite kidobya. Wakoze cyane rero kunkurikirana. Guhera uyu munsi utangire wimenyereze kutajya ukoresha biriya bikoresho mu gihe ugiye kuryama kugira ngo ukomeze usigasire bya bitotsi byawe, kuko urabizi ko kuruhura umubiri iyo ugiye kuryama uri kuruhura umubiri ni ingenzi cyane, kuko birakwiriye biragufasha kugira ngo ukomeze ubuzima bwawe utware neza. Udasinzira birica. Udasinziriye neza urabizi ko nk'umuntu amaze nk'iminsi 7 adasinzira rwose wakwitura hasi umutima ugahagarara. Reka twe kubangamira rero mu gihe cyo gusinzira kwacu ibitotsi byacu ntitukajye tubibangamira. Wakoze cyane kunkurikirana. Nakubwira nti usangiza abandi iyi video ndetse unashyiremo igitekerezo cyawe, utubwire icyo watwibutsa, icyo dukwiriye gukosora cyangwa se icyo twashyira
twashyiramo imbaraga kugira ngo dukomeze gusigasira ubuzima bwacu. Tuzasubira ubutaha tutongera kubangamira ibitotsi byacu. Ciao, bye.